zo muri Tito ibice bibiri ku murongo wa 11 uze ku murongo wa 15. kuko ubuntu bw'Imana buzanira abantu bose agakiza bwabonetse, butwigisha kureka kutubaha Imana n'irari ry'iby'isi, bukatwigisha kujya twirinda dukiranuka, twubaha Imana mu gihe cya none, dutegereje ibyiringiro by'umugisha ari byo kuzaboneka k'ubwiza bwa Yesu Kristo, ari we Mana yacu ikomeye n'umukiza, watwitangiriye kugira ngo aducungure mu bugome bwose, kandi yuhagirire abantu kugira ngo habe ubwoko bwe bwite bugira ishyaka ry'imirimo myiza. Ujye uvuga ibyo kandi ubibahugurire, ubahana nk'ufite ubutware bwose, ntihakagire ugusuzugura. Amen. Amen. Nta handi ukwiye kuvoma icyo Imana ishaka ko ubuzima bwawe bubamo nk'aha hantu. Na biriya rero tumaze kumva ibi aho bigeze, nta gushidikanya ko ibyanditswe byera biro birasohora mu maso yacu, kubwami bw'umwijima buzi yuko igihe cyabo cya nyuma cyo gukora kuri hafi. Dore nibi umukiranutsi, nimba wita umukiranutsi yabaho gute mu gihe cya none? Bavuga ngo ubuntu bw'Imana, on va aller ligne verset par verset. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Kuko ubuntu bw'Imana buzanira abantu bose agakiza bwabonetse. Ubuntu bw'Imana buzanira abantu bose agakiza bwarabonetse. Yohana igice cya mbere ku murongo wa 17 baratubwira iki? Cyangwa 16-17. Kandi bimwuzuye akaba ari byo twahaweho twese n'ubuntu bukurikira ubundi, kuko amategeko yatanzwe na Mose, ariko ubuntu n'ukuri byo byazanywe na Yesu Kristo. Amen. Amen. Yesu niwe wazanye ubuntu n'ukuri. Nuvuga ngo rero ubuntu bw'Imana buzanye agakiza umuntu wese bwarabonetse ni Yesu Kristo. None ubwo buntu rero ngo ari cyo butwigisha ni iki? Iyo umaze kuvuga ngo nagira ubuntu na Yesu, bita bikwigisha iki? Ngo elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. Butwigisha kureka kutubaha Imana. L'impiété. Baba kutubaha Imana, sibyo? Et au convoitise mondaine. Irari ry'iby'isi. N'irari ry'iby'isi. Si bise bibuza abantu kugira ngo bashaka Imana. Irari ry'iby'isi. Ariko bwa buntu buratwigisha kubireka. Hanyuma et à vivre dans le présent siècle selon la sagesse. Bukatwigisha kujya twirinda dukiranuka, twubaha Imana mu gihe cya none. Mu gihe cya none. Nanjye navuze iki ari mu gihe cya none tukwiye kwiyambura irari ry'iby'isi. Nuzavuge ngo nufite ibi n'ibi ngo niyo bikubuza gushaka Imana. Kwiyambura irari ry'iby'isi, kwiyambura ukutubaha Imana, kuko kutubaha Imana kukujyana mu buhenebere. Hanyuma noneho ukatwigisha ukuntu ukwiye kubaho mu bwenge. Icyambere ubwenge, la sagesse. Donc mu gihe cya none selon la sagesse, la justice et la piété. Bukatwigisha kujya twirinda dukiranuka, twubaha Imana mu gihe cya none. Ubwenge, sagesse. Tukwiye kubaho mu bwenge bw'Imana mu gihe cya none. Hari ubwenge bw'isi, hari ubwenge bw'Imana. Ikibabaje, abantu benshi mu nzu y'Imana ntago babaho mu bwenge bw'Imana, babaho mu bwenge bw'isi. Na niyo mpamvu iby'Imana bari kure yabyo, kandi bitirirwa ngo bari mu itorero. Hari sagesse yo mu ijuru, hari sagesse yo mu isi. Hano twarababwiye ko amagambo abiri atandukanya ubwo bwenge naya. Ubwenge bw'isi babwita la sagesse de Javan. Javan ni izina ry'Abagiriki. Iyo bavuze ngo muri Kristo nta muyuda nta mugiriki. Umugiriki ni kuvuga iki? Umunyamahanga. Amen. Mu gihe cya Paulo abanyabwenge Abagiriki. Ariko rero twafata rero ko Abagiriki hano baturepresenta twese abanyamahanga. Rero hari sagesse de Javan ni izina ry'Abagiriki. Hari ubwenge bw'isi et la sagesse de Sion, ubwenge bw'Isiyoni. Siyoni ni izina rya Yerusalemu cyangwa umurwa
w'Imana n'ubwenge bwo mu ijuru. None ikibazo rero abantu benshi no mu nzu y'Imana ntago babeshwaho n'ubwenge bwa Siyoni, babeshwaho n'ubwenge bwa Java, ubwenge bw'Abagiriki, ubwenge bw'isi. Binyuranye n'ukuntu umukiranutsi akwiye kubaho mu gihe cya none. Hanyuma no gukiranuka, ibyo ntabwo umuntu yenda kubabwira. Murabona gukiranuka kwarakendereye kugenda kubura. Gukiranuka, iyo umuntu abonye ko inyungu ze z'isi zahungabana, aramutse akiranutse adepoza hasi gukiranuka kugira ngo arengere inyungu z'isi. Ibi ni ibintu tugenda tubona. Ikindi nacyo no kubaha Imana, la piete, kubaha Imana. Ibi nibyo mu gihe cya none niko bwa buntu bwahishuwe, isoko y'agakiza ku muntu wese butwigisha. Ngo ibyo rero ngo tumaze kubihagararaho mu gihe cya none. 13. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. Dutegereje ibyiringiro by'umugisha ari byo kuzaboneka k'ubwiza bwa Yesu Kristo, ari we Mana yacu ikomeye n'umukiza. Amen. Amen. Bivuga ngo niduhagarara muri biriya nta kabuza uriya munsi wo kugaruka kwa Yesu gutwara itorero babyita la bienheureuse espérance. Ngo ni umunsi w'ibyiringiro by'amahirwe. Bivuga ngo nta yandi mahirwe aruta umunsi wo kuzabona umwami. Ariko ba bantu batafite ubwenge bwa Siyoni, ubwenge bw'Imana bwo mu ijuru, bayoborwa n'ubwenge bwa Java, ubwenge bw'Abagiriki, ubwenge bw'isi, nubwo bita abakristu, abo ntabwo kugaruka k'umwami Yesu bayibonamo amahirwe. Na niyo mpamvu ibyo kwa Yesu Kristo ntabwo aribyo babitaho. Mwabyumvise? Na niyo mpamvu mu matorero menshi ku isi inyigisho zo gutegura umugeni wa Kristo, zo gutegura abakristo ku munsi wo kuzamuka kw'itorero, izo nyigisho henshi ntizibaho. Kandi ari z'Umwuka Wera avuga ngo niwo munsi w'ibyiringiro by'amahirwe. Muhita mumenya rero ninde uzibuza ngo zizigishwe. Kubera iki bigisha prosperite, gutunganirwa, bakigisha imigisha, bakigisha ariko kwigisha itorero ko ibimenyetso bigaragaza ko umwami Yesu ari ku rugi, ko bakwiye kwitegura, bakwiye kwezwa, utejejwe nazabona umwami. Kubera izo nyigisho itigishwa, no kubera yuko bya bikomangoma twavuze by'umwijima ntibishaka koko kuri kujya ahabona. Abantu bagume muri un semblant de salut, bagume mu byitwa gakiza, ariko ntibamenye ko anytime umwami yasezeranye ko azagaruka nk'umujura, kuko umujura naguteguza ibyo koko ntibizigishwe. Muzarebe murebe uwaguha ubushobozi bwo kugenda mu matorero yose yo ku isi, ukore statistique, amen, ukore sondage, hanyuma ukore statistique, uzumirwa n'amatorero angahe ku isi ategura abakristu kuhura na Yesu. Ntabwo ari menshi. Kubera iki? Genda no mu mbuga zanyu mu YouTube urebe inyigisho zose ni zingahe zivuga kubyerekeye kwihana no kwezwa, no kuba mu gihe cya none utiyanduza, sibyo? Utegereje ibyiringiro by'amahirwe, ariko kuzaseruka k'umukiza wacu azi gutwara itorero. Nimbarwa. Ubu ni umuri w'ibikomangoma by'umwijima, ntibashaka ko abantu babimenya. Ariko urumva ko bo barateguza ingoma ya Antikristo. Babandi baza kwiyita ngo n'abatamplier, bo baravuga ingoma ya Antikristo. Ngwereye septembre 2026. Wayibise. Hanyuma 14. Qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Twitangiriye kugira ngo aducungure mu bugome bwose, kandi yuhagirira abantu kugira ngo babe ubwoko bwe bwite bugira ishyaka ry'imirimo myiza. Aha. Kubera iki ishyaka ry'imirimo myiza ridahari? Murumva ni uruhererekane. Kubera iki ishyaka ry'imirimo myiza mu nzu y'Imana ridahari? Kubera iki ishyaka ry'ibindi rihari? Kubera iki umuntu ashobora guha umuntu facilement inkunga yo 50, 100 kandi yitwa ko ari umwana w'Imana mu itorero,
ariko ku murimo w'Imana bikamugora no gutanga 1,000, kandi wa muntu ntago amuguzije, aramuhaye nk'inkunga, ariko byagera mu nzu y'Imana, murimo w'Imana n'1,000, ni ikibazo kugira ngo gitange. Kubera iki? Byose bifite isoko, kuko iyi Imana imugira ubuntu akagendererwa agahumuka, hanyuma akayibona, ariko se nari nasaze cyangwa Imana nkayimana n'1,000, ariko umuntu usanzwe nkamuha n'1,100, biva urwego umuntu arimo bwa mikoro, sibyo se? Hari umuntu ukidone facilement 100,000 francs inkunga y'ibi nibi, sibyo? Ariko umurimo w'Imana 1,000 iki kibazo gikomeye, ikibazo gikomeye. Sinzi ni 1,000 ukigura iki kwanza? Problem. Why? Ikibazo suko abuze amikoro uwo muntu. No, hari izindi imbaraga. Kubera iki? Ngo ntagire ishyaka ry'imirimo myiza. Na nico ubuntu bwa Kristo butwigisha. Amen. Rero ijambo ry'Imana uyu munsi riratubwira yuko turi mu ibihe bya none turimo, ni ibihe bikomeye, ni ibihe isi ubwayo bigaragara yuko igeze mu bihe aho ibintu biratakaza control, aho ibintu by'isi bibe birata umurongo. None itoro rya Kristo Imana iraribwira ko hageze yuko bamenya ubuntu umwami yatuzaniye, icyo buvuze n'icyo butwigisha. Mu gihe nk'iki twari dukwiye gutekereza cyane ku by'Umwuka Wera yise la bienheureuse espérance, cyangwa umunsi w'amahirwe. Umunsi w'amahirwe wariho ngo ni umunsi wo guseruka k'umukiza wacu, ni wo munsi w'amahirwe. Noneho biriya byose ubuntu butwigisha tukwiye kubishaka, tukwiye gushaka kubaha Imana, tukabisengera Imana iduha umutima wo kubaha Imana, iduha umutima wo kwiyambura irari ry'iby'isi. Imana iduha umutima wo kuba mu Kinyarwanda babuze uko babivuga, hari bita l'impiété l'impiété. Ni ibintu byose byo kugomera Imana. Twiyambure kugomera Imana, ahubwo twambare kubaha Imana, piété. Hanyuma ikindi nacyo twiyambure irari ry'iby'isi. Imana nuyikiranukira ntabwo izagutererana, ntacyo uzayiburana. Imana ni ukuri. Amen. Nuvuge ngo reka nigane bariya nanjye niruke mu nzira zabo barimo, baransize ngo bageze muri ibi, uribeshya cyane. Kwiye gukiranukira Imana, kuko Imana ntizigera ireka umukiranutsi, niko birivuga. Hanyuma ngo tukaba muri isi ya none turangwa n'ibintu bitatu. Amen. Tukwiye kuba muri iyi si tuyoborwa na sagesse de Sion, ubwenge bw'Isiyoni, ubwenge bwo mu ijuru bubwirizwa n'ijambo ry'Imana. Hanyuma bizadutandukanya n'ab'isi bayorwa n'ubwenge bwa Javan, ari bwo bwenge bw'Abagiriki, ari ubwenge bw'isi. Isi ifite ubwenge bwayo, Imana nayo ifite ubwenge yahaye abera. Biratandukanye, kandi mumenye ngo ubwo bwenge nibwo buyobora isi. Na niyo mpamvu iyo tuyobowe n'ubwenge bw'Isiyoni, isi iratumenya. Amen. Ko tutarabayo bitabituzana handi ngo nkuko ntari uw'isi namwe ntabwo murabisi. N'imimisi isi yaranyemeye namwe izabemera, ariko ntabwo isi yanyemeye yaranyanze, namwe mwitegure kwiza izabanga. Ni gute wowe ucudikanisha arimo kwitwa umukristo? Nuvuga ko ubwenge bukuyobora ntabwo ari ubwenge bw'Isiyoni, n'ubwenge bw'isi. Okay? Hanyuma noneho tugagendera mu gukiranuka, justice. Gukiranuka icyo byadusaba cyose tukwiye gukiranuka. Amen. Gukiranuka muri bito, gukiranuka muri byinshi.
muri bike, muri byinshi, muri binini, mu bito. Gukiranuka tudatotezwa, gukiranuka tutotezwa. Gukiranuka batwemera, gukiranuka batatwemera. Ukwiye gukiranuka. Ntabwo ukwiye gushira ngo aho benshi bashira, kuko benshi bashobora kuyoba. Igikuru ube mu ruhande rw'Imana. Parce qu'un homme avec Dieu, il est toujours majoritaire. Nababwiye ko aya makonferanse aba bantu bariho barakorana n'ababitwa ngo batampliye bagarutse, bafite imbaga y'abantu bakomeye b'isi bajya mu makonferanse yabo, kandi c'est payant. Amasare bakoreramo muzabura naye n'amasare ajyamo nk'ibihumbi 30, bose baruzuye, kandi ubona bose bafite ishyaka rikomeye cyane. Ariko ibyo bahabwa n'ibiki? N'ibinyoma, n'ibintu bizaba guhenebera. Ariko reba mu nzu y'Imana, c'est la tiédeur. Urumva abantu baraho, cyangwa nimba atari ubukonje, ni ibigare bidafite icyo bitwara Satani. Wajibise aho ijambo ry'Imana ntabwo ari ryo riri inyobozo yabo. Ntabwo ari ijambo ry'Imana rifite icyo bita remettre la parole en honneur. Ntabwo ari ijambo ry'Imana ryagaruye ryahawe intebe. Rero niyo situation turimo. Noneho kuba mu gihe cya none nk'abakiranutsi birasaba yuko twongera gutekereza kuri Tito ibice 2 umurongo wa 11 kugeza kuri 14. Je navuze 15 ariko 15 ni Tito abwirwa ko ibi bintu akwiye kubikomeraho, kandi ngo ntihagire umusuzugura. Sibyo? Kuko ari charge, baramuha inshingano zikomeye. Kuko abantu bazamutuka, abantu bazamugomera, abantu bazavuga ati urakabya, nkuko bajya batubwira ngo turakabya. Urumva? Ariko ngo ntiyite kuri abo bantu bashobora gusuzugura, ngo we nababwire. Sibyo? Sinzi mu Kinyarwanda bavuga neti mukunde akadusubira ngo dis ces choses. Vuga ibyo, exhorte et reprend, kandi ubibahugurire ubahana avec une pleine autorité, nk'ufite ubutware bwose, que personne ne te méprise. ntihakagire ugusuzugura. Nyumva? Amen. Kubera yuko bamuha inshingano zikomeye. Nimwibaze rero, uyu ni Tito mu gihe ibintu byari bikigendeka, abantu bagifite umutima ubumuntu wo kubaha no kumvira, abana bacyumvira ababyeyi, abakoreshwa bacyumvira ababakoresha, abayoborwa bacyumvira ababayobora. None muri iki gihe cya none cy'ibyigenge, abantu baraho badashaka kumva n'akantu na gato kashaka kubabwira aho badashaka ko bagana. Barakubwira rero ngo genda uvuga ibi. Ntabwo byoroshye. Niyo mpamvu iyo uhagaze muri autorité y'Imana muri iki gihe cya none, uretse abandi bavuga mu matama kuko badashobora kubahuka, ariko abashobora kubahuka nk'abandi wenda bari muri seke yawe ntibashobora kubura kuza. Ariko vraiment yego ni byiza ibyo wavuze, ariko vraiment urabona abantu bahungabanye, uri ukuntu uzaje mbwira gutya. My friend, turajye none igihe bazari mu rutazima basanze imigeri, Yesu yavuze ngo bayikenya amenyo, sibyo barira, uzagenda ubakuyakuye muri wa muriro, aricyo uzaba ukibamarira. Kubera iki Paulo avuga ngo dis ces choses, Tite, dis ces choses, ujye uvuga ibyo, exhorte, kandi ubibahugurire, et reprend, ubahane avec une pleine autorité, nk'ufite ubutware rwose. apana nka Eli ngo bana banje narumvise ko mujya musambana n'abaza hano mu nzu y'Imana baje gutura Imana, nimukongere bana banje, ibyo ni bibi, muzajye mumenya aho muri bo, muraho umuryango wa Lewi, kandi si ibyo gusa, muri urubyaro rw'abatambi rwose nimukongere, ibyo ni bibi. Imana yamubwiye iki?
kandi reka tuhasome tuhasome kabisa. Samuel wa mbere, Samuel wa mbere, mwageze mwumve ibyo Imana abwiye Eli. Samuel wa mbere twageze. Okay, mwumve rero hano igice cya kabiri mwageze. Soma 27 ugeze kuri 20 kuri 30. Turakomeza ko tugere kuri 30. Bukeye haza umuhanuzi w'Imana asanga Eli aramubwira ati Uwiteka aravuze ngo mbese siniyeretse umuryango wa so bakiri muri Egiputa mu buretwa bw'inzu ya Farawo, sinamutoranije mu miryango yose y'Abisiraheli nkamugira umutambyi wanjye, akajya ku gicaniro cyanjye kusirezaho imibavu, akajya yambara efodi imbere yanjye, kandi sinahaye umuryango wa so ibitambo byose by'Abisiraheli byokejwe mu muriro. None ni iki gituma mutera imigeri ibitambo n'amaturo nategetse kuntambirira mu nzu yanjye, ukubaha abahungu bawe kubandutisha, mukitungisha ibyiza byo mu bitambo byose by'ubwoko bwanjye bwa Isiraheli ngo muhonjoke? Nicyo gitumye Uwiteka Imana ya Isiraheli ivuga iti, ni ukuri nari navuze yuko ab'inzu yawe n'ab'inzu ya so bazajya bagendera imbere yanjye iteka ryose, ariko none Uwiteka aravuze ngo ntibikabeho, kuko abanyubaha ari bo nzubaha, ariko abansuzugura bazasuzugurwa. Amen. Amen. Abazanyubaha zabubahisha, abazansuzugura voilà. Eli ntago yigeze ajya ntago yigeze atubutambye ngo agiye kuba umusinzi. Eli yari umurimo we. Yazize iki? Perte d'autorité, kubera les émotions. Ni ukuvuga uyu Eli icyo Imana yamuhoye yuko atigeze ahagarara mu bihesha Imana icyubahiro, kabone naho byababaza abawe. Uvuga ngo les relations z'abantu, les relations Eli n'abana be zagiye zafashe le dessus, zagiye hejuru ya relation n'Imana. Il a honoré ses enfants plus qu'honoré Dieu. Uvuga ngo inyungu z'Imana zigonganye n'inyungu z'abantu, Imana aho ni kurebera nimba wubaha Imana. Yarakwiye kubaca, akabahanura, akabaca, ariko nabyo yakoze. Yabagumije umurimo kandi azikubira ibintu bizira, uretse kubatambye n'umwisirayeli usanzwe ibyo bakoze nibizira. Ibyo rero byatumye Imana ibambura ubutambyi, ibuvana mu nzu ya Eli, ibuha Samuel. None wumvise ibyo Pawulo abwiye Tito? Wowe rero Tito, ntugende ujenjeke, ntutinye igisure cy'abantu ngo baramvaho ndasigara jyenyine. Ntushaka gusigara wenyine, ariko Uwiteka ari mu ruhande rwawe. Turashoje rero. Imana ishimwe. Ngo ninde wanesheje isi? Ngo nuwizera ko Yesu ari umwana w'Imana. Ngo niki kinesha isi? Nukwizera kwacu. Niyo mpamvu Umwami yavuze ngo ese igihe azagarukira azasanga kwizera mu isi. Wazi ko hari ukwizera kuranesha. Kwizera nyakuri kuranesha. Ariko rero ne vous attendez pas yuko muzabona ibihumbi n'ibihumbi ngo none ngo turahaguruze. Ntabwo ari ibyo, kuko nawe ubwe yarabivuze. Inzira ni ebyiri, inzira ngari ijyana kurimbuka, ngo benshi niyo bari. Inzira ifunganye ntoya ijyana mu bugingo buhoraho, ngo ni bake bayibona. Kuko ni inzira ya contrainte, ni inzira yo kwigomwa.
ayibise ni inzira yo kutemera kuba muri kompromis ngo ugende ushushanywa no mu gihe cyawe. Ni inzira ikubwira no ku bintu runaka benshi bavuga wi. Ntabwo byoroshye rero, ayibise ntabwo byoroshye. Isi kugira ngo uyimenye, kuko urabona wowe uri hano ntabwo ubona iyo iraba muri Amerika, muri Korea, muri Japan n'iki byose, ariko kuko Imana yashatse ko internet ibaho, sibyo? Iyo urebye amarezo sosiyo, imbuga nkoranyambaga, niyo tumenya umuntu w'iki gihe ahagaze gute. Byose murebe 90% y'ibintu byose binyura kuri internet bigusha ku busambanyi. Why? Iyo ni signe ikwereka la dégradation morale, la perte de valeur. Mu buryo kwambara normalement niyo yabaye anormal, ahubwo kwambara ibintu bize nk'ibyasazi niyo yabaye normal. Si byo gusa kwambara ubusa niyo biragenda biba normal. Murabona isi iri macuri, n'umuka wa Sodoma na Gomora. Ibi rero niyo turimo. Nimwibaze kubera iki na publicité nimuzarebe publicité y'imodoka, publicité y'ibi ibanziriza kubaho publicité y'umuntu yambaye ubusa. Wowe urashaka imodoka ariko banza kuzanira umugore yambaye ubusa w'umukobwa, ntabwo rero washakaga. Kubera iki? Niyo spirit ihari. Sodoma na Gomora iyo niyo symbole ko isi ntabwo igifite valeur nimwe ya kimuntu. None itorero riza resista gute muri nk'ibyo mu gihe environnement iri poliwe? Environnement ibituzengurutse byarahumanye, amagambo y'abantu bavuga ibiki byose, ibikorwa byabo byose birofleta isi y'umwijima kumugaragaro. Hanyuma gusanga bitwa abakristo mu matorero nabo baragiye, nabo bari muri ibyo. Niyo mpamvu Paulo yabwiye Tito, wowe vuga kuri avec autorité, ntihagire umuntu asuzugura. Ntabwo byoroshye ariko ariko bimeze. Imana ntabwo ireba majorité, kiranukira Imana uko yabivuze. Si tu nta bindi. Uza gushaka ukurikire, uzabyanga abyange, kuko ntabwo umuntu aza gucira urubanza wowe, Imana izaca imanza.